ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ikaze nanone mu ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi Agatako arashakisha amafaranga yatumwe na Natani. Express warajwe ishinga no gupiganirwa isoko ryo kugemura ibikoresho bya papeteri, ariko ntabivugaho rumwe na Munyankindi. Ni mu ikinamico rangurura. Kuki buri gihe untora ibibazo ari uko maze kwitegura ngo nigire mu kazi Gatako? Hari ubufasha nashakaga kugusabirega. Ubufasha se kandi bugendanye n'iki? Muri iyi minsi amahirwe ari kuza yisukiranye imbere yanjye rwose sinzi uwanteye umutwe mwiza. Yego, amahirwe se yo kubona akazi cyangwa yo kubona ishuri rya kaminuza? Ni ay'akazi cyane cyane. Yego, ko wakabonye he noneho? Kuva wa musore yantwikira kuri cano ye, nabonye abantu benshi bansaba kujya ntambutsa ibiganiro ku macano yabo. Ibyo se kari inyungu zabo wowe uzungukira? Sinumvise ngo biriya biganiro bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo uko birebwa n'abantu benshi niko binjiza akayabo. None se nyine urumva bakwinjiza amafaranga ntibaguheho kandi ari wowe watumye bayabona? Noneho bazajya baguha amafaranga uko mukoranye ikiganiro. Bagomba kuyampa ahubwo atari na make. Yego, ibyo se urumva nabikwangira mwana we? Niba ari uruhushya ushaka rwose uze gukinga ugende nta kibazo. Urufunguzo wibuke kurusiga hahandi. Erega uruhushya ntabwo ndarukenera kuko ibiganiro ntabwo biratangira. None se ubufasha unshakaho n'ubwiki kandi? Muri ayo mahirwe asigaye aza yisukiranye imbere yanjye nyine harimo n'uwashatse kunkinisha filime. Agatako, ubwo koko ntushyizemo no kumbeshya? Ayo mahirwe se yava hera? Nkajya nkubona kuri televiziyo ukinana na bariya bakinnyi bose b'ibyamamare. Cyane rwose, icyo mbura gusa ni amafaranga 40,000 tugomba gutanga yo kwiyandikisha, ubundi nkatangira nkaca ku mateleviziyo n'amacano yose. Ko hajemo akantu k'amafaranga bikaba bisubiye irudobira. Mama rwose nicyo nagushakiraga, geragereza urebe ko nabona ayo mafaranga, nyatange hakiri kare ayo mahirwe atancaho. 40 kari amafaranga menshi cyane turayakura he Gatako? Ariko ngize igitekerezo. Cyaho twayakura se? Cyane, buriya tubibwiye so ntabwo yayaduha. Buriya se papa natinyuka kumubwira ibyo bintu by'amafilime yabyemerara? Urampamagaye Betty? Ndaguhamagaye. Uranshakira iki se ko nari mfashe isuka ngo nigire mu murimo? Hari amakuru maze iminsi mbonye yewe. Ndashaka ko tuyabyaza umusaruro. Ni makuru ki sambuza kwigira guhinga? Ubusengeye urabona nigeze njya kurangura imbuto. Wasibijwe nayo makuru usuvuga? Ese kugira ngo ni ibintu byoroshye. Uzi ko biciyemo twahita tubabakire ku kigero cyo kwa Munyankindi. Yego ko amana. Ubwayo ni makuru ki twabyaza umusaruro tugahita tuba Munyankindi? Ejo bundi nabonye itangazo ryatanzwe n'ubuyobozi bw'umurenge risaba abantu babyifuza kandi babishoboye gupiganira isoko ryo kugemurira umurenge wa Buganwa ibikoresho byo mu biro. Hanyuma sitangazo ryo gupiganira isoko ryo kugemurira umurenge wa Buganwa ibikoresho byo mu biro rikaba ritureba hiki? Natwe turipiganire nyine, uzi turitsindiye amafaranga twakuramo uko angana. Hanyuma siyo bavuze ngo ababyifuza kandi babishoboye wumva iki? Nyine numva ko ari abantu bose kandi babishaka. Kuba ubishaka ni kimwe, ubusura nabishoboyera? Mbujijwe n'iki se? Ahubwo uyu munsi wihangane ntujye mu murima, nanjye umunsi sinjya mu isoko. Uyu munsi tuharire gutegura iryo piganwa, abandi bose tuzabahigike. Igire mu mirimo yawe yewe nta muntu waguha iryo soko. Kubera iki se? Iri rizapiganirwa n'abasanzwe bacuruza ibijyanye n'ibikoresho byo mu biro. Kubera iki se batariduha? Byose si ukugerageza amahirwe. Kuki wiyima kandi ukwima haranise? Nta mwanya wanjye mfushije ubusa ngo ndagerageza. Reka. Cyakora iyo biba gupiganira kugemura imboga n'imbuto, yewe byo nari kugufasha kuko ari byo usanzwe ufite mu bunararibonye. Byose byihorere n'ubundi igitekerezo ninjye wakizanye. Ndanakomeza nshaka uko nagishyira mu bikorwa. Hanyuma se kutamubwira kandi ubona agiye kugenda? Ese ubwo wabimumbwiriye mama ko ari wowe yakumva neza? Nyamara baravuga ngo ubabaye niwe ubanduroge. Ushaka wamufatira nataragenda da. Hano kumwagize ngo sindi kubumva. Ese burya watwumvaga? Murasiganira kumbwira icyo mushaka, ndikumuratinya iki ndaryana cyangwa? Ndabize ko uyu mukobwa waba yagutinye, yewe sinzi ngo icyo ashaka kukubwira. Ubwo nta mafuti kuko ntabwo cyaba ari ikintu kizima ngo ngire isoni zo kukimbwira.
reka ni ibintu byiza sinzi impamvu yabitinye ngo hari abantu bashaka abakinnyi ba filimi ngo nawe yagize amahirwe baramutoranya. ni ibyo ngibyo ubwo se niba bizi neza kandi anabishoboye urumva nabimwangira. Yego uzagenda akine rwose sinumvise ngo abantu bakina filime baranahembwara. Gusa nyine imbogamizi yagize ngo nuko hari amafaranga ngo bari kubaca yo kwiyandikisha kandi nyine urumva ntaho yayakura utayamuhaye. Papa hari amafaranga 40,000 tugomba gutanga mbere yuko dutangira gukina. Ngo gusa iyo ni filime bwoko ki ugiye gukina? Ni filime isanzwe nk'iz'abandi bose bakina zica ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga. Ukaba uzakina aho kugira ngo baguhembe kandi nawe ubanza kubahemba ahubwo. Papa ibyo 40,000 ntabwo ari ayo kubahemba ahubwo nayo kwiyandikisha. None se wowe ntuzi kwandika uziyandike? Gusa ndabutanga ibyo bihumbi byose ngo nukwiyandikisha koko? Nyine kugira ngo wemererwe ayo ni itegeko ugomba kubanza kuyatanga. None se agatako Karame babakinije se ahubwo bagafata kuyo bari kuzabahemba bagakuraho 40 nyine yuvuga ko ari kwiyandikisha n'ubwo akaba hasigaye ibyo ntabwo byaba ari byiza. Ariko niba ari ko amategeko avuga ndumva udakwiriye gukomeza gucunaguza umwana. None ubwo umwana anyaka amafaranga ngana aricyo nanjye nteruwe ntakira n'abandi ari kumubaza impamvu yayo. None se ntiyagusobanuye ko ari ayo kwiyandikisha ngo babashe kwinjira muri abo bakinnyi? Nese agatako Karame nawe ubundi mu makuru yakurahe? Nivuganiye na boss mukuru nyirabyo. Boss? Koze usaba 40,000 n'abakoze si bwo ahubwo ngo yabaka ubwo ni boss koko? Ariko tuzayatanga rimwe bibe birarangiye kandi wazajya komeza duhemba uko twakina. Kandi no kuri twe bizaba ari amahirwe riga. Kuko nyine aya mafaranga yadusabaga ngo agura amavuta, isabune, impapuro z'isuku nyine z'abakobwa ibyo byose azajya byikemurira ku mafaranga yakuye muri izo filime. Aha ndabaza wananyaka ibyo mwemeje mu mwafasha umwanzuro nyine. Gatako Karame ngaho rero akira mutazabura ibyara ngo mwararajya. Urakoze cyane papa urakoze rwose. Ahubwo reka mpite njya kuyatanga ntatinda hakagira ungira mu mwanya. Uzi ko iyi nzu yawe umuntu yayigwamo shanata? Umusore w'umusaza mu masafuriya rwose. Urayigwamo sirimo imigina ku buryo wayisitaraho. Buriya ikibi ni inzara. Buriya wanariye imigina wayisimbuka ariko inzara yo ntiwayicika. None ushatse kuvuga ko ntajya ndya. Uzi ko amasafuriya yose yazengurutse nkaburamo n'ibyahoze umwana. Ariko kari busurasetsa koko. Ubwo rero mo kumundagurira amasafuriya ushaka ibiryo. Nagira ngo ndebe niba hari icyo wasigaje ngo girengeze inzara riri kuntemamara. Ariko shaka ari busurasetsa koko. Ukumva ko nasigarije ndetse ko nta mwana ngira singire n'umugore. Nicyo kibi cya geto. Nuguteka utwo umuntu amara wareba nabi bikanakunanira ukabwirirwa kandi utabuza yo guhaha. Ubu kucyuvuye wawe utari ya masaha. Si ibyo se nakubwiraga wagize ngo kubaho utagira umwana ntugire umugore si ikibazo. Kandi uranashaje kare. Zaraye zinyishe mu gitondo najya kwegura umutwe ngo nteke hakeguka amaguru ushaka. Nugushaka urya kaburushete n'ikiraye nyine aho mu isantire ukaza guteka nijoro none. Ngaho sereba nyine uko ngenza dore ni mari nakurangiye yaciyemo. Iye mari harya. Ugiye kumbera nk'abandi bose se nata. Nawe utangiye kunyihinduka. Nta nkumi naguhuje nayo nkakubwira nti kandi ucunze neza wahibyaza umusaruro. Uravuga agatako se? Agatako nyine. Ntumbeshye kuri cano yawe narabyiboneye ko mwatangiye gukorana. Ikiganiro wakoresheje amafoto ye cyanagize views nyinshi. Sinabeshya byo views rwose cyarazimpaye pe. Ibwirize rero urabizi ko nta cubucubusa. Ubu ngubu nta mafaranga mfite ngiye kuguha ugiye kubuguza agacupa wenda urye na burushete. Noneho uzadupanga ubutaha. Ubwo nutangiye bya bindi ngo zari vene zari tarani nata. Tuzapanga ubutaha ryarise. None suriya mukobwa ndicyaho gukorana nawe. Noneho umufiteho gahunda y'igihe kirekire. Umfasha. Mfitanye nayo imishinga miremire cyane kari buso mubwire. Ahubwo ugira ugende mu kanya araza kunsura. Ni naho bigeze se? Araza kugusura. N'ubwa mbere se yabaje. Shanata ko nawe mbona utoroshye ubwo araza akagenda gutyo gusa. Gutyo gusa byibaze nawe nyine. Neza urumva yaza akagenda gutyo gusa yasuye icyamamare. None ufite gahunda yo kumugira umugore mukibanira. Wagiye ugabanya ibikabyo wa mubyeyi we.
uwe niba wumva nkubeshye ubaze wa mwana wawe Kabazdango ko ntaje mu rugo nkasanga ngo wagiye. kuza mu rugo wenda simbihakana ko utahageze ariko ibyo kumbwira ngo wanshatse umutwe urashyuha byo ni ikinyoma. Genda ubaze na Mariya hano hirya kuri supermarket Buta Express yaje kureba Uwera kangahe. ko numva bikaze se wanshakiraga amahoro. Sha ni amahoro ariko nyine hari n'akantu nashakaga kumfasha. Hari ikibazo se upfa kutanguza amafaranga gusa kuko muri iyi minsi ntayo nifitiye. Humura ntabwo ari amafaranga rwose. Burya njyewe sinjya mpfa kugira ikibazo cy'amafaranga. Urashaka ko ngufasha iki se? Wa mubyeyi we rero buriya ngo nshakira mu ruhu ntibaza amoko nanjye nashatse nabi pe. Ariko Express waretse kwisebereza umugabo koko. Aniseti kari umugabo mwiza utuje ucisha make ukunda urugo rw'akarukorera. Icyo umunenga ni iki? Gukorera urugo se atajya inama n'umugore we ngo aha agaciro ibitekerezo bye bimaze iki? Ubwo se byagenze bite kugira ngo yange ibitekerezo byawe ko najyaga mbona acisha make? Ntuzi ya gahunda twavuganaga ejo bundi yo gupiganira isoko ryo kugemurira umurenge ibikoresho byo mu biro? Ndayibuka. Uzi ko nayimugejejeho akantera utwatsi ngo ntabwo twapiganira isoko ryo kugemurira ibikoresho byo mu biro ngo tudasanzwe tubikora. Ibyo yakubwiye se sibyo nanjye nakubwiraga? Urashaka ko ngufasha iki? Sha nk'umuvandimwe wamfashije ukampa dosiye y'ipiganwa yawe nkayikoporora nanjye nka depoza ririya soko ntirinshire. Cyakora Express uri gitangaza pe. Nguhe dosiye yanjye uyikoporore ubundi tujya gupiganirwa isoko rimwe. Nukundwanaho sha kuko umugabo wanjye yanze kunyumva burundu kandi ririya soko ndarishaka cyane pe. Yewe ntabwo byashoboka rero kuko nabyukiye ku murenge njya gutanga dosiye yanjye. Ubu byarangiye wamaze kwitanga abana yakiriye? Kuhisubika utabanje kuyabaraza. Ubu koko mu bantu ntizera ubona nawe urimo? Amafaranga narumvise ngateranya abantu da. Ushaka wayabareje utazambwira ngo wasanze habura aho 5. Sinabona aho nyakura rwose nata. Ntabyo nzakubwira rwose. Niba tuzu yaburaho nanjye nzayongeraho ntugire ikibazo. Gusa nta yaburaho uko papa yamaye niko nayazanye nakuyeho n'igiceri cy'ijana. Ubundi abakinnyi mba nshaka ni nkawe. Wa muntu urwanira icyo ashaka akabona niyo byaba bimusaba gukora mu kanwa k'intara akaba yakoramo. Abo ni bo mba nkeneye. Wanabimenye byo rero gukura amafaranga kuri papa bisa no gukora mu kanwa k'intara. Erega ku isi ntacyo wageraho utakiruhiye. Ubona se ko byakugoye ariko ukaba uyazanye. Ubejo wundi nimara kwamamara abantu bose basigaye banza aho nciye bose buganwa bavuga ngo dore agataka ratambutse. Izi mvune zose ntabwo nzaba nkizibuka. Urunyumvire uravuga ngo ibuganwa? Urabura kuvuga mu Rwanda no hanze yarwo nawe ngo ubuganwa koko jya papa. None izi filime uzajya dukinisha n'impuzamahanga? Natani nta nubwo nakora filime itari mpuzamahanga. Cyakora ni wowe nari narabuze ngo inzozi zanjye zibe impamo pe. Buriya nanjye mu buzima bwanjye nakuze nkunda ibintu byo kwamamara, ubuhanzi, umunyamakuru, kumurika imideri. Mbese nyine ibintu bituma abantu bamenya. Hamwe rero wahuye na Natani Mose uzakwambutsa ubutaha akakugeza mu gihugu cy'isezerano cy'ubwamamare. Uvuga inzozi zanjye zibaye impamo kuva naramenyanye na Natani. Inzozi zanjye zibaye impamo kuva naramenyanye na Natani. Kwizera kowe kuragukijije ubaye umusitari byarangiye nushaka utangire witoze kugenda wishayisha abantu. Ariko bana ahubwo se Nata. Ndakumva. Waretse tugakora cya kiganiro kivuguruza cya kindi wakoze tubeshya ngo bamfatiye muri hoteli Nsamba. Oya, hano muri Geto ntabwo hagaragara neza ku buryo twakorera ikiganiro. Waretse tukajya hanze se ko habona. Aya. Ndumva nshaka kugikora rwose tukavuguruza cya kindi cyabanje. Ibyo byiguhangayikisha. Tuzashaka undi munsi tujya hano heza hagaragara neza nk'ahandi nakoreye ikiriye. Kibazo ubwo uzambwira noneho reka ntahe dore butangiye kwira. Gutaha se? Wose gutaha koko agatako. Se wataha akanya n'ukuntu ngo ukumbuye byahatari koko. None se ko buri kwira Nata? Oya ho murara cyari kariye wigira ubwoba. Ntuzi ko mba nshaka gukomeza kwirebera nanikorakorera kuri aka kabiri kawe kanyerera neza nk'akumumarayika. Agatako yakira ati iki cyifuzo cya Natani naho mu kinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube
kwigiraho ni ukwandika ijambo ikinamico rangurura official. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54.